nari nzi ko uzagira isoni kubera ibintu twakozeho bikajya bigutera isoni zo kundeba mu maso ariko ndabona unezerewe ufitiye Esti, none se ko mbona wicaye inyuma y'igikoni watemera inkwi mu gikoni habaye iki? Hano nabonye ari heza muzima. Hano ni hagari hari sanzwe cyane. Urumva ariho hazima? Ndamara cyose. Ntacyo. Kiza rero nuko wajya utemera inkwi mu gikoni. Ahangaha ndabona wicaye nk'umuntu wihebye kandi nzi ko bitajyaga bibaho. Ako muzehe mbwira nawe wanyise ngo ndi umuzima. Kamubwiza ukuri pe, urumva turi inshuti kandi tubwizanye ukuri, sibyo? Ndi kubona rwose ibyanjye na musaza wawe ntaho byerekeza. Ngwiki ni ukuvomera mu ntuza rwose, kwa kundi umuntu avomera mu gitete. waretse ibyo bintu waka kanya ugiye gucika intege Ko nitwaye nabi ushobora no kubura akazi. oya ibyo ntabwo byahurira. Uzi ukuntu nasebye, uzi ukuntu nasereye. Nagiye ngera ko tenjyaho ubwo niyambitse nyine amarobe donuwi, niyambitse iki, ndagenda nicara iruhande rwe ntangira gutunganya udusego, ngira gute ndamwiyegamiza aranyishikanuza. Ego umuntu nasomye hano ahangaha nabwo bikanga. Umva musaza wawe ararenze mbese nagerageje wumve ngo ntuzi ko yazanjye njyaho dukweto mu cyumba ndatunganya. Kutambwira parufe nari nitiye kandi ngiye kuryama. Wibuke yuko nagiye nanimakiye kandi uzi ko mu cyumba iyo umuntu agiye kuryama akaraba makiyaje. Nagiye nigeze ukuntu bose nabinyujije hose nimbangaritse ukuntu nigeze ukuntu ariko nasebye umva nawe batendase yo kukwita se kuri umuzimu ugira ngo nukuvuga ngo nawe twitaga nkwanga, ahubwo ikibazo ni wowe wavuze ko wagiye kureba sheri wawe ngo akakwita umuzimu. Kera ntabwo nagombaga kukwita umuzimu kuko wowe uri umukobwa nkunda, ariko kubera ko wumva sheri wawe wagiye kureba yakwise umuzimu niyo mpamvu nanjye nakubajije ngo ese wajyaga ku muzimu kwenda iki? Ntabwo nkwanze, yesi nzanakwanga sinzapfa nanakwanze, ariko noneho nanjye nababajwe nuko sheri wawe uvuga ko wagiye kureba sheri yawe akakwita umuzimu. Nicyo rwose sinkwanga pe. Wabyishyizemo se wumva ko koko niba narakwise umuzimu ni ijambo ryakwiviriyemo uvuga ko wagiye kureba ngo yakwise umuzimu, nanjye ngusubiza kuri ariko ubundi sinkwanga rwose. Yego nabyumvise naramugizeho ikibazo ngira ngo nawe ndikumbona nk'umuzimu. Oya ntabwo nakubonamo umuzimu, ahubwo nanjye natangajwe nuko umukobwa mwiza nkawe w'inzobe utya uri finyore wakumva ko umuntu muzima yakwita umuzimu. Ngiye nkubona nk'umuntu muzima wanjye nkunda. Icyo nakubwira cyo buriya kukubwira kuriya n'uburakari nanjye wantese igihe kumva usutyo uri umwana utatse isi yose ishobora kukuboneka kwiyumvamo. Kuri we nkwibwirire ngiye ntabwo nakuvuga ko umuzimu, ahubwo we tuze nanjye nasabye pe
ariko ibyo ntabwo byakaguciye intege. Sha uracuka. Ntabwo ngushuka ni ukuri. Gahunda dufite urayizi. Yibaza ucitse intege aka kanya. Ntabwo byoroshye. Gusa ngiye ikintu nakwisabira. Wanyemerera ukaza. Ukamara nk'iminsi 3 hano. Yeba wowe. N'igice cy'umunsi yakiyanze ko muba iruhande none ubwo dasobanura gute ko namara iminsi 3. Biyaje. Buriya iyo umuntu muri hafi urushaho kumwitaho. Ibaze tugiye tujya ku meza kureba wisize gutyo iyo nzobe yawe. Dufite abahungu benshi bavutse. Wenda nk'urugero kwa Pascal ntitwaturanye. Wabonye uriya musore ukuntu areshya? Uriya rwose numvise n'amakuru ko ndagushaka. Ntabwo nakwita umuzimu rero. Shira wanjye ntabwo namwanga. Ntabwo wamwanga. Kandi ari yarakwise umuzimu. Muzehe ntabwo namwanga. Ukusa utyo umeze neza niyo nzobe n'ukuri umwana w'abantu. Impamvu kuri umwana wawe. Impamvu nta mwanga muzehe. Ndashaka kumenya impamvu yanyise umuzimu. Impamvu yakwise umuzimu? Ese ubundi muzehe haryo wantoraguye? Yo ndahakubwira. Ntabwo nahagurisha rwose ngo uzapfa n'amatsiko. Dore nagutoye mu migano. Mu migano. Ahantu mu bishashi. Urumva ndakwitoragura ndakuzana. Ubundi wewe uretse ko wenda ari ukubigaragaza wenda wageze amatsiko yo kubimenya. Dore mu rugano hirya uri mu bishashi. Ndakwizanira wakuriye aha ngaha. Urumva ndakwirerera neza. Ubu rero ko naragutoraguye uri nk'umwana wanjye. Uri umwana wanjye nako. Kuko narakureze urakura. Akabyuka turi gufata breakfast akakubona. Nawe nyine ushyiramo twadukeya twawe. Akoze kari byo we. Tukagenda natekereje cyane. Nagenda nkiterekesha amaso cyane. Nigira gute nicishwe imbere wambaye kayishime. Yego nkanamutamika cyane utuntu tw'utuji nkamuhereza imbuto. Ndikumva rero ari ubwo bwenge twakoresha. Ko nageze sawa wahita ucika intege twaba dutsinzwe. Umva reka kukwemerera nyine nk'inshuti yanjye ariko ni urugamba. None se we hano wese ubizi ko mukunda. Iyo ukunda umuntu ntucika intege urahatiriza. Jangeho nanjye urankunda kandi uzi imisiyo turiho. Ndamukunda byo urabizi tubiziranyeho. Kureba hano hicaye hitwa iwawe. Reba isaha ku isaha waba umutwitiye. Oya gutwita byo nzatwita nta n'umunsi uzarenga. Niyo mpamvu nshaka kuza nyine Yohana umutego umwe pa. Njyewe ntwitira mu masaha 24 yonyine. Ntabwo ndindira ya minsi reka ahubwo azumbirwa bakuze kari byo. Nibyo nshaka rero. Akira tureke ibyo bintu byo gucika intege mu munsi umwe. Ngwino wegenda uzi iminsi 3. Urareba akantu karabamo. Kagerageza ahubwo ndikumva ntari kumera neza sinzi ikibazo. Ndagira isirere ndi kubona ibikezi. Ako nawe rero sigaye hinduka nka bya birere. Nshobora mvuze cyane nkoresheje umwuka mwinshi. Twatangiye no gututubikana we. Kumva ndi kugenda mu urumva noneho ikindi gikurikiyeho apana byo kuvangura byishyiramo kugutoragura no kuba narakureze ukanakura ni nk'umwana nibyari. Uri umwana wanjye rero guma hamwe tuza. Uriya wabikwise wenda niko yabyibajije ariko ugeze ko mbizi. Guma hamwe dufite abantu benshi rwose. Umuntu anakumva jaza aranakurangisha avuga ati
uriya mukobwa usa kuriya oya muze ibyo ngibyo bireke wese amakuru yo gukwa Pascal ntabwo yazi umuhungu wa Pascal ntabwo nkeneye kumumenya ngeshere wanjye ntabwo namureka uriya kwisa umuzima kisi nakwita umuzima muze cyo ko nkubona narakwibyara yawe ahinduka umuzima ute nshaka kumenya impamvu yanyise umuzima ko harimo ikibazo reka ibyo tunanabireka muze umenye ko uri umukobwa wanjye wo kwa Pascal aragukunda neza neza azagusaba gukwe nanjye nkubonere umugisha muze sibyo ariko nshaka ndetse ngaho mbwira urabona sinakubwiye sa nagutoragwe urabona tugenda na Shami na Shami nyine yabonye kwa papa wiwe ngewe nyine byabaye ngombwa ko ngaruka ariko Shami nasize atameze neza nasize afite ikibazo Patrick mbabwire nzanire n'amazi kunywa nzanire n'amazi kunywa maze kunywa ndimo amazi birahure umeze neza ariko biretse isuka nakubwira byo biretse uzamubwira muri hangana kubera ko narinde mu mazi n'ibirahure birangana akira ndashobora se asakira nyine ego wese arakomeza wese arakomeza ngambwira nari ngiye ahubwo nanibagiwe mushimire nawe nubwo batumye niyahura ariko basi kuba ndiho kuba nyiri guhumeka niwe wabigizemo uruhare bati warakoze cyane Shami amagambo mbwira arantunguye kuko njye ntacyo kuvuga nari ifite Shami mfite ikimwaro kubera ibyo nakoze nkoresheje yari amaco y'inda kwari kugira ngo ndebe ko bwacya kabiri murabizi nta kintu dupfa ntabwo nkuzi ntabwo nzanuturuka sibyo urugo ndurimo ndi umukozi warabibonye biriya iyo ntabikora Queen yari bunyirukana nubwo mabuja adahari ariko Queen nawe hano ni mabuja sibyo kubushimiye ntabwo ninjye wari ukwiye kugusaba imbabazi kugusaba imbabazi byanashoboka ukankubita basi ndapfukamye Shami babarira Shami
ndakwinginze ciye bugufi imbere yawe. Dore izi ni inkweto zawe Shami, ndazikoreye. Shami, narahemutse. Ntabwo nzi ko natuma ntabwo nzi ko ibintu byakuviramo kwiyahura. Ndakwinginze, ndakurahiye ibi bintu sishobora kuzabyongera kuri wowe, sibyo? Inshuti wa boss. Ese ndimo kubona ni ukuri? Niko sha Karame, aho upfukamye imbere y'uyu mukobwa uhapfukamye nkandi. Gomeza upfukame. Hasoni. Kanakumbi. Ubu rero wahengereye bene urugo badahari, uza gushaka kubeshya umwana w'umukobwa. Oya, hakoze mu rugo mwabaye muti. Urashaka uramubona kubera ko aturutse mu cyaro ejo bundi ataramenya iby'umujyi byari byo ugashaka kumufatira. Hasoni boss. Oya wigira ibintu mbwira ibyo ndimo kukubwira n'ibyo ndeba. Uratekereza mu by'ukuri? Urabona byonyine nkurikije ukuntu ndimo kumubona nta buzima yifitiye. Base se nahaguruka. Ceceka, komeza upfukama aho ngaho. Arahumeka insigane, urimo urabucura umwuka. Ese shobuja yagiye? Ntawe uhari, nta wundi muntu uri hano. Niyo mpamvu. Ariko ntago ceceka. Hani isoni. Urashaka kumufatirana ngo utangire umuzanemo ibitekerezo byanyu mwiriko mbabarira amaguruke. Uhaguruka ujya heza. Ntabwo ari byo. Ubwo amaje kukoza ubwonko utangiye gushaka kumuvugira. Buretse sha. Buretse. Niba utangiye. Buretse ndaraza kuganira na shobuja urabureba kari bukubeho. Nawe kandi wa mukobwa niba utangiye kumubwa. Ariko nyaboneka ntumbeshyire. Ndakwinginze databuja. Nta kintu kindi nshaka kumva kivuye mu kanwa kuriya mugore. Ndakuse. Uriya mugore kuki udashaka kumwumva? Ntabwo namwumva kuko uriya mugore ni umushinyaguzi. Ni umushinyaguzi nta kuri kumurimo. Ahubwo ashaka kugira ngo akine n'ubwonko ashaka gukina n'ubwonko bwanjye. Wagira ngo hari icyo yasezanye na Zani nka badashaka kumbwira. Uriya rero abagore bagira amabanga menshi. Warubizi? Nushaka umwumve kuko njye mbifitiye igihamya. Twaraganiriye. Wowe uganira na Dina? Twaraganiriye Dina. Arangije amukuri. Arabimbwira neza kuva kuri rimwe kugera ku kanyuma. Ntiyakuganirije iki? Yakubwiye ngo iki? Uko Zaninka afite umuryango kose yarabimanutse. Kuba baraziranye. Nino se nawe ugiye kumenya kinyuma koko? Nta kuri ko nakwemerera. Ako se kuki udashaka kumva ukuri? Kuki udashaka kumva ukuri? Ubu naka kanya urihebye ku buryo abantu bose babona ko ari ababeshyi. Ndananiwe ibi birimo biri kunaniza urumva. Ndananiwe. Ubu se ko ugiye kubyemera none? Ndabyinizwa nande? Ugiye kubyemera.
uzi impamvu ugiye kubyemera Dina agiye kuza noneho abikwemeza uramukura ese Dina twazanye ngo Dina twazanye inki nawe usigaye ungambanira ku buryo uzana umuntu hano ntumbwire ko mwazanye ndabizi neza ko iyo twinjirana hano mu nzu utari kubyemera ariko noneho reka nze muzane cyangwa nawe ugiye kujya mu gatebo kamwe nawe reka nze muzane noneho abikwibwire nanjye mpari kugira ngo ukunde ubyemere oya tuza reka nze muzane hanyuma noneho nawe wemere ukuri Dina wini wewe papa kwe nyiriwe Dina ngaho rero usubira mu byo muri bimwe wambwiye muri mwe nakubwiye ariko shari ibintu nakubwiye nabikubwiye turi babiri none wavanze muri wa gatatu umva nkuko wanze kunyizera ukabyanga koko ibyo nakubwiye ni ikinyoma cyambaye ubusa ntabwo ari byo nakubeshya ariko Dina kuki wanze kunyizera kuki n'ubwo amano uba mushyizemo kubera iki sinabikubwiye turi babiri ko mugore oya oya njejwa nkiyi wowe urafata abantu b'abagabo ukabaha wowe wajemo se kubera iki papa yajemo kubera iki ni uko utigeze unyizera nkuko wanze kubyizera rero ngaho fata kari ibinyoma fata kari ibinyoma kuko nyine ntabwo wanyizeye abantu nkamwe koko muri iyi si abantu bazabagire gute ko wowe uranebwa runo rugo n'urwabo uranze umpinduye injajwe umuntu w'umugabo injajwe si undi we twavuganye iki we nigeze mvugana nawe ubu se nakuzanye hano ariko nta kintu twavuganye aha se simazi njye navuganye na nyir'urugo wowe navuganye iki nawe Dina niba ntagitubwira urakora iki hano noneho urakora iki hano nta nenda kukubaza kubera iki washyizemo uyu nguyu wa gatatu kandi twarabivuganye turi babiri wanze kunyizera none murimo muracyabimbaza nose ni ikinyoma ni ibinyoma ariko mwaraganiriye